Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muherereye impande n'impande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe no utarayikora. Ni umwanya mwiza nibubona ibiganiro byacu ari byiza cyangwa se nimba bikunyura. Ndabasuje cyane rero aho muherereye mu mpande zose z'isi. Ndasuza cyane abantu bari mu Rwanda, abari East Africa ndetse n'abantu bari muri diaspora. No kuri ndabakunda nkuko namwe mudahwema kungaragariza urukundo. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda ndetse n'inkuru navuga ngo benshi yashenguye imitima yabo muri rusange. Iyo nta yindi nkuru rero ni y'umukobwa mwiza ndetse ukiri muto witabye Imana. Reka rero mpere ku kintu benshi bazi cyangwa se tuzi nk'ikintu bita action verite. Action verite ni igikorwa kibaho cyangwa se reka mvuge ngo umukino, ariko ukaba ukundwa gukinwa cyane n'abantu bari kunywa inzoga kugira ngo zirusheho kubaryohera ndetse no kuba wazanyobwa cyane, cyangwa se mvuge ngo bakomeza kwenjoyinga cyangwa se bakomeza kunywa bakaryoherwa. Nibyo rero byaje kubaho ku mwana muto rwose w'umukobwa. Reka ntangire iyi nkuru. Rero navuga ngo nk'uko benshi mu minsi ishize mwabonye amashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, ndetse nanavuga ko yari umukobwa mwiza ukiri muto aho yizihizaga ibirori by'isabukuru ye y'amavuko, ndetse navuga ko aribwo mwabonye amashusho yafashwe kuri uwo munsi. Rero uyu mukobwa benshi bagiye bakomeza kubona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye amafoto cyangwa se amashusho y'uyu mukobwa ukiri mutoya. Reka mvuge ngo byari ibirori by'isabukuru ye y'amavuko, ndetse navuga ko aribwo ayo mashusho yafashwe kuri uwo munsi. Nibwo rero bamwe mu nshuti ze cyangwa se z'uwo mukobwa zari zitabiriye ibyo birori by'isabukuru ye bakomeje bafata inzoga, ubona ko iyo nzoga yari mu bwoko bwa rikeri, ndetse bagenda bamusuka mu kanwa ari nako babara bava ku nshuro 9 bamanuka bageza ku nshuro 1. Rero benshi byagiye bikomeza bibatangaza ati ese ibi ni ibiki, cyangwa se abandi ntibasobanukirwa. Ariko reka mvuge ngo ni ya action verite natangiye mbabwira, aho bishimiraga ikirori cyangwa se isabukuru y'uyu mukobwa. Rero nk'uko mwagiye mubibona, nyuma gato uyu mukobwa nk'uko mu mashusho yandi yagiye atambuka ku mbuga nkoranyambaga mwagiye mubibona ayo mashusho agaragara, ndetse reka mvuge ngo uyu mukobwa yageze aho asa naho acitse intege, ndetse bigaragara yuko atangiye gusinzira. Ni ibintu rero bibabaje cyane. Navuga ngo aho ibyari isabukuru byahinduye isura, cyangwa se bikaba byabasha kuvuga ngo bimwe umunyarwanda ajya avuga ngo bigezo irica, aho benshi baba bavuze ati reka twitabire isabukuru cyangwa se reka twenjoyinge na mugenzi wacu twishimira undi mwaka yiyongereyeho, ariko ibintu bikaza guhindura isura, ndetse reka mvuge ngo bikarangira mu buryo bubi benshi batari biteze, aho bavuga ati ni ukwenjoyinga cyangwa se ni ukugira ngo twishimire isabukuru y'inshuti yacu, ariko uko byateganyijwe ntabe ariko birangira. Rero impamvu nzanye iyo nkuru ni uko kuri uyu munsi uyu mukobwa yishimaga rwose, ubona ko ari n'ibintu byiza cyane, ariko uyu munsi akaba ari inkuru y'ishamugongo nk'amakuru atugeraho avuye kuri bimwe mu binyamakuru byo muri Kenya, avuga ko uyu mukobwa yamaze kwitaba Imana, ndetse bikanashimangirwa ko yazize izi nzoga yanyweye ku rwego rwo hejuru. Uyu mukobwa rero benshi bakaba bavuze ko amazina ataratangazwa, ariko akaba yitwaga Agnes, ndetse akaba yari afite imyaka 19 y'amavuko. Murumva rero ni umukobwa mwiza, ndetse navuga ngo yari umukobwa ukiri muto cyane ufite ahazaza, ndetse navuga ngo byinshi nk'inshuti ze batari biteze yuko ibi bintu biri buze kuba. Ndetse n'amashusho yagaragaye kuri uyu wa mbere tariki ya 14 uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2021. Ni ibirori kandi byari byabaye muri weekend, abantu bose b'inshuti ze bitabiriye iyi sabukuru ye bakaba bari gukorwaho ndetse iperereza,
ndetse reka mvuge ngo mu gihe kunywa inzoga usanga benshi babifata nko kwenjoyinga, ariko kenshi ugasanga ko kunywa inzoga usanga zirengeje urugero cyangwa se ku rwego rwo hejuru atari ibintu byiza, kuko hari igihe guhumeka bishobora kugorana ndetse umutima ukaba wabasha guhagarara. Rero reka mvuge ngo ni ibintu biteye agahinda ndetse n'ibintu bibabaje cyane, aho isabukuru benshi baba biteze ko ari umunsi w'umunezero cyangwa se ibihe byo kwishima, ariko bikaza kurangira reka mvuge ngo hajemo inkuru y'incamugongo ndetse inkuru ibabaje cyane. Navuga ngo havuyemo umuntu witaba Imana, ndetse kubera cya gikorwa benshi batari bateganyije ko iki gikorwa gishobora kuba ari kibi. Kuko niba mwarabonye video nkuko muri kuyibona, urabona ko rwose bamusutse inzoga mu kanwa ndetse yo mu bwoko bwa rika, bavuga ati reka duserebure cyangwa se reka twishimire ko inshuti yacu yagize undi mwaka ko yari ifite, kuko uyu mukobwa amakuru atugeraho nuko yari yujuje imyaka 19 y'amavuko. Urabona rero ko bari bishimiye gukomeza bamusuka mu kanwa, ndetse reka mvuge ngo ni ya action verite bari bakomeje gukina, aho rwose wabonaga ko bari kuvuga ati wenda reka dukomeze twenjoyinge twishime ndetse inzoga zirusheho kuryoha. Rero ni ibintu navuga ngo birababaje, biteye agahinda, ndetse n'ibintu navuga ngo biteye ubwoba, aho umuntu yakishimira isabukuru ye ariko bikaza kurangira ahitanwe n'icyo bise inzoga cyangwa se na kimwe mu kinyobwa wanywa uyu munsi ukavuga ati reka nywe gake, na Bibiliya ivuga ati nk'uko inda zacu zatunaniye, ariko bikarangira uhitanwe n'inzoga. Ndetse reka mvuge ngo ni n'igihombo ku gihugu cya Kenya, reka mvuge gutyo, kuko yari urubyiruko, yari umwana ukiri muto cyane, ndetse ntabwo nareka kuvuga ko yari umukobwa wari ufite akazoza nk'uko abarundi bajya babivuga, ariko kuri uyu munsi akaba atakiri mu mwuka w'abazima. Rero ni ibintu bibabaje cyane, ndetse reka mvuge ngo iri ni isomo rikomeye, nubwo ari inkuru ibabaje cyane, ariko nanone tukakagombye kwigiraho cyane ko burya nta kintu kibaho reka mvuge gutyo kidafite impamvu. Rero ibi ngibi byakabaye isomo ku rubyiruko ndetse no ku bakiri batoya, aho bakavuze ati aho kugira ngo iki kintu kibe gutya, ahubwo reka dukore ibintu bizima, cyangwa se tureke gukora cya kintu umunyarwanda yavuze ngo bigezo irica. Ndetse navuga ngo inzoga umuntu yazinywa ariko akanywa gakeya, cyangwa se kuba bishoboye nabwo bakazireka, kuko ibyo ari byo byose niba inzoga yabasha guhitana ubuzima bw'umuntu, ntago ari ikintu cyiza umuntu yakakinishije, cyangwa se ikintu cyiza umuntu yakavuze ati reka ngerageze kukiyahuza cyangwa se kugira ngo ikirori kiryohe, kuko hari byinshi cyane umuntu yakenjoyinza ariko adakinnye imikino nk'iyi. Rero ibi ngibi bibe isomo ku bakiri batoya, ndetse ntabwo nareka kuvuga ngo ni igihe cyiza cyo kuba byatubera isomo twese, benshi tukaba twakirinda icyo twita ikigare kibi cyangwa se inshuti mbi, aho wabona n'ibi bikorwa bijemo uri mu kirori, cyangwa se reka mvuge ngo uri ahantu handi tujya tuvuga ngo hahiye, ukavuga ati reka mbe nigendeye kugira ngo izi ngaruka zose zitakugeraho. Rero mu magambo make uyu mukobwa yari akiri mutoya, ariko reka mvuge ngo Imana imuhe iruhuko ridashira. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda, ndetse reka mvuge ngo ku muryango w'uyu mukobwa ni n'igihombo gikomeye, kuko yari umukobwa rwose ubona ko ari umukobwa mwiza ukiri mutoya, ariko nta kundi reka mvuge ngo ni kisimera, uyu munsi turayishima ejo tukababara. Ndetse reka mvuge ngo isi ni urusobe rw'ibibazo. Rero reka mvuge ngo ni ukuri uyu mukobwa wari ukiri muto cyane, Imana imuhe iruhuko ridashira, ndetse reka mvuge ngo twihanganishije umuryango we muri rusange. Ariko reka mvuge nanone ngo icyaha aba bari kumwe n'ikiramuka kibahamye, nabo amategeko ubwo azabagonga nta kundi. Rero reka ngushimire we wakurikiye iyi nkuru, we wafunguye iyi nkuru, ndetse nawe uri buduhe ibitekerezo muri comment. Ni ukuri uri w'ingenzi kuri twe, natwe ntabwo tuzahwema kukuba hafi cyangwa se kukugezaho inkuru umunsi ku wundi, nk'uko nawe udahwema kutugaragariza urukundo mu bihe ndetse navuga ngo bitandukanye, uri uw'agaciro kuri twe. Ndetse reka nkubwire ngo turagukunda cyane. Njye rero mwari muri kumwe muri iyi nkuru ni Sandra nk'ibisanzwe. Ciao, nakagaruka.
Gasaro TV.